Mbega ubwoba ufite niko ubwoba bwinshi ndaremerewe uyu munsi birakemutse ariko ufite ubwoba shahuwe Pastor nsengera unkoraho yo reka maze gusiga amavuta yewe ga ufite ubwoba uzi ko ufite n'akarande yo mu gifu Pastor none nuko utazinyatsi mfite umva ndacuruza n'ibigenda nabuze abahungu none urabatendeka wowe urabanga baza kugutera tukabanga ariko ufite karande uzi ko ufite n'akarande yo mu gitsina we indaya mbaya gukora deliverance sengera icara dukukore deliverance akarande ufite we karande ariko ye abakobwa b'ikigiye mwaririye ugize ngo kandi buri munsi no kuryamana n'ubusore busimburana none ndakabwira no kugakoraho kakisi Yesu ndaryamana nawe sokano wambabariye umwambabarira nakwitegereza ariko nari narakuvugisha no kwitandisa bakwita Twarine ufite akazina keza inakuri mwiza sana ndumva ntazi ndumva ntazi ibintu biri kumfata gutera amashanyarazi gusa ahubwo menya rege ituye iwawe reka da userwa ugura amashanyarazi n'ukuntu yifitiye cyane rwose ndabona ese imbabarira mu bwiza ukuri ni iki gituma uri kuba mwiza cyane mbonye kangahe saho nakubonye bwa mbere mbona uri mwiza gahoro ubona bwa kabiri mbona uri mwiza byisumbuyeho none mubonye bwa gatatu mbona uri mwiza cyane ntabwo ari imitomo none uri kubona ncanye basi wanyemerera urukundo karibwo urunsabye mite ndukwemerera kanaye mbanze mbitekerezeho bambaye n'agakanzu keza ntabwo ari keza cyane ntabwo ari keza cyane ibintu byose kwanga ko ari byiza cyane kuri njye ni ibisanzwe ko ntabwo nsubije ikibazo cyanjye cyane cyerekeye banyemerera urukundo nakubwiye ngo genda mbanze mbitekerezeho uzabitekerezaho kugeza ryari muri kiriya cyumweru uzagaruke nzaba n'amaze kubyumva reka njyewe ntabwo nategereza kiriya cyumweru rwose mbabarira nimba ariko wowe ubyiyumvamo ngaho genda basi njyewe si ibyo wabinkora ntabwo navanga musasire noneho uryama ryama gusasira ngaho se nsasira sheri aka kanya si unyita sheri ako sheri ugira amahane reka twumvikane nimba aricyo kikuzanye sohoka wigendere nsohoke se uransohora ngaho ntera urutsohora si iwacu se oya ahubwo sheri ibyo bintu ntabwo wabikora oya kuko ndi kumva ibikuzanye ari byinshi hano ushobora gusohoka ukagenda ako sheri ntukarakara uri umukobwa mwiza ubwo sohoka ugenda oya sheri oya noneho ukwamiye hano njyewe ni abakobwa benshi bambwiye gutegereza
ariko narigeze kuri njye ntabwo uri butegereze. Ntabwo nategereza igihe cyangendanye. Ahubwo subiza vuba ndi kwihuta. Reka da. Ndi kwihuta dore n'igihe cyane. Ntabwo musubije so kugende ntimbo wumva arankunze. Tegereza nyuma muri cya cyumweru. Nimba bitabaye ibyo ngibyo. Ariko muko ubundi urirataniye. Ngo uko nakubwiye ngo uri mwiza. Ndiratana icyo mfite. Ibyo ngibyo igifu kirabisye. Ugomba kuba urukundo. Urarushaka? Ndarushaka. Arumuremure. Naguma kanira byemere. Gaho nsohora ndebe ko nsohoka. Sohoka ugende. Cyase umbwire mamagara abayobozi mbabwire kwa kwamiye. Bahamagare. Amagara nushaka kugeza no wasohotse ukigendera. Urukundo. Nirigushaka. Ganda ruguhaye. Sigushaka. Mwaye rukundo shiri. Yes, nase kugura urukundo nukumora uko ushaka. Yes we. Ngomba gukora aho cyane. Kugera wicaraho ngaho. Ndaruguhaye wowe bigumane muri wowe kurukundo naruguhaye. Gusa urwo rwawe ari urukundo nyabaki. Ukeneye iki kintu. Ngiye nyine urukundo ariko nkanagukuraho. Kankuraho. Kunkura se cyo cyerekana urukundo. Akabasore b'iki gihe none umva nubwo uri mwiza, ufite ubwanwa bwiza uteye neza. Akoreka ngo kunkuraho kwa. Urabona ko ndi mwiza ngo warumaye. Kada. Yambisheri. Oya se icara hano. Ushobora gusohoka ukagenda usura urukundo se yashakaga nta ruguhaye. Sohoka wigenderere. Urukundo se ubundi gisobanuro cy'urukundo ni iki? Ese kunsabye urukundo nkakubwira uzategereza ukanga nta ruguhaye si rwose ushaka? Nta ruguhaye sohoka wigenderere. Nta bimenyetso by'urukundo se. Ubu ngubu umusheri wawe. Nongera mbisubiremo. Ndagukunda nta ruguhaye urukundo. Urankatiye ntabwo mbyemera ntabwo mfa. Ariko ye abakobwa b'iki gihe mwaririye. Ugize ngo iki? Kandi buri munsi no kuryamana n'ubusore busimburana. None ndakabwira no kugakoraho kakisi. Ndaryamana nawe. Sohoka hano. Wambabariye. Umambabarira. Ariko nibwo wankubita ntabwo bikuyeho urukundo ngukunda. Wambabariye sheri. Mbabarira ndagukunda. Wamaze ariko nkura. Mbabarira ndagukunda ariko ngenda gukunda mbabarira. Sheri wambabariye. Inkoni zose nkubise se ngiye nagenderaho. Inkoni zose nkubise utamaye n'urukundo nazi kwishyura di. Gaho zinyishyura. Ndazikwishyura. Kuko ndakomeza noneho. Wambabariye ariko. Ndakomeza gukunda. Ngiye ntabwo wankubita ngo ngendera aho ngaho. Byibura se reka nkwereke. Byibura mana kabisa kwitama nde. Reka nitahire. Umva n'ikindi gihe ntuzongere kugaruka werekeza hariya mu rugo. Okay, sawa banguka sindi kureba siri muri inzira banguka. Nabiranya. Ndababaye cyane mana. Kuyikaza njemba narayobe. Nose wowe buri munsi nikiye cyazo none ufite. Ndababaye. Hari agakobwa mani nirese. Izi binankoreye. Arananku. Sekereye nabyimise ku wundi maka kanya. Umva mana. Akuganza agire umuntu ngana nawe afite ubwanwa ukubitwa n'umukobwa mana. Giyorere mana urukundo rugira umuntu imwe. Bazi ntabwo mbaye. Ngo nawe uri mwirinda ryari ry'ibitekerezo. Rero mwana ugajya ngo ngufashe iki koko. Umva rero. Ngiye kugwamisha. Numvishe mu kanya kari kwivugisha ko. Yankubisara nasubiye inyuma nari njyanye umushinya ngiye kumukubita. Urumva? Mbona gukubita umuntu w'umukobwa yankura. Uzi ikintu nkoze? Numvishe ari kwivugisha ko agiye kuvugisha umupasiteri. N'ubu ngubu ahubwo tugire fast. Agiye hano hirya agiye kumuvugisha kuri phone. Ahubwo se mva nkubwire. Agiye kumuvugisha ajya kumusengera. Arashaka ngafite ibibazo sinzi ibyo. Ubwo ni Rusine. Uzi ko Rusine mu kanya nyuza aha. Ni Rusine? Wa mupasiteri. Umva rero ngo mission imana. Genda karaga ko.
ugatuburire nk'ibihumbi 100 byibura kugira ngo ukikire ibyo kankoreye urumva ugatuburire kaguhe nk'ibihumbi 100 nikamara kugwa nk'ibihumbi 100 ikindi kintu ugakorera ugateye nk'aho yaganza ntabwo namuteye ntabwo ikintu giye gukora ngiye kumubwira yuko Imana yamunumyeho agukunda umva asemana uramuterera oya ntabwo muterera genda kumuzanire sawa ndamubwira ko ari bugukunda ariko nibyo bihumbi 100 bigurira ukanyanze byibara twakinyiriraho sikari byo ahubwo mani baragucika mani uri umupapa guruka gasubira mu rugo ihute sawa nitwa bande no manje n'ubane ufite ibibazo byinshi Yesu arabirangiza Yesu arahari urahagana muri ka gashyamba hirya hari niho uri buhageze nze ngusengere nubwo mfite urundi rugendo reka mbanze nyura ngusengere hanyuma nkomeze ndaje reka manyure sawa ye mbona ikidomo manje hari wambaye ute irimo imituku ndabyumvise Mana yanjye ubwo umupasiteri ntarabona mu maso ubundi ndamenya ari uwuhe koko mama we ashaka kurase kuko ndumva ndemerewe pe Yesu ashimwe Imana ikugirire neza mwiriwe amakuru ni wowe kiremwa cy'Imana Imana inyoherejeho ni pasiteri ni ngiye pasiteri mbabarira unsengere mfite ibibazo byawe humura Imana yabimbwiye mbega ubwoba ufite niko ubwoba bwinshi ndaremerewe uyu munsi birakemutse ariko ufite ubwoba shahuwe nsengera winkoraho reka mbanze gusiga amavuta yewe ga ufite ubwoba uzi ko ufite n'akarande yo mu gifu pasiteri none nuko utazi inyatsi mfite umva ndacuruza n'ibigenda nabuze abahungu none urabatendeka wowe urabanga baza kugutereta ukabanga ariko ufite karande uzi ko ufite n'akarande yo mu gitsina we indaya mbaya tugiye gukora deliverance sengera icara dukukore deliverance akarande ufite we ufite karande nikoye dore abasore bari kuza ku bwinshi ariko badafite umumaro naguze icyaga Imana igutabaye aka kanya hari yagiye kuza umupasiteri yari guhita kugira umugore we umupasiteri Imana yari igiye kuguha ntago ari Imana yari yamukohereje ni shitani shayitwani yewe mu izina rya Yesu toka reka twamagana abadayimoni bega karande zisoke niko karande zisoke bega karande zo mwiberewe yo karande zisoke nikoye ubu se waje witwaje ituro Yesu we none se umukozi w'Imana yatungwa n'iki ugomba kuzana ituro ibihumbi 100 byonyine nizere ko waje uyazanye pasiteri nta mafaranga nazanye ariko akanakaga none ukabuzi ko umukozi w'Imana aratungwa n'iki pasiteri nese kutambimbwiye kuri telefone hoya twe tuza mu buryo bw'umwuka reka nta mpamvu ese musengera abantu mukabaka amafaranga oya none ituro ry'ishimwe none si by'Imana yabigukoreye wabishimye no telefone pasiteri nsengera karande zose mfite zishire basi tware niyo telefone pasiteri ndaremerewe nta kibazo ariko yandi rero ugomba kuyama nta kibazo rero ngiye kugusengera ariko rero hari umuhungu Imana iri kunyereka mu nzozi hari umuhungu umaze iminsi biraza ukamucesha umutwe ukamwirukana muhikaze mu mutima wawe muhikaze mu mutima wawe rebise pesarawa Imana ikugiriye neza
se kandi wowe uruwahehe wowe dore uyu ni wa mutubuzi nakubwiraga Imana igiye Satani yarakohereje je wohere wahamagariye twavuganye kuri telefone none se urabona uyu muntu ari umupasiteri oya mu izina rya Yesu toka shayi twana abadayimoni abazedayimoni uyu muntu yavuye base na telefone yayitwaye oya mufatire uyu ni umutubuzi abandi babandi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abazimu babatubuzi ugiye kumfatira hano mu ishyamba ngare turi n'umutubuzi ara n'abajura nibo barangije abantu bamaze barimo kubeshya yari arimo arankora akora ku mabere ku mabuno ahantu hose ntago ari byo ni intumwa za Satani ziriya Imana ikubabarira ahubwo nsengere njye mfite ikibazo ufite ni kimwe ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza ibindi byose Yesu arabigukorera pfukama ngo usengere Imana ibanze kubabarira ibyaha hanyuma nirangiza ibiyifuzo ufite byose Imana irabikora Mana mu izina rya Yesu sengeye umwana wawe wabara ibyaha n'ibicumuro byo yakoze ibyazi n'ibyo atazi mukuru umugayo wose mazina yasibwe mu gitabo cyo kurimbuka yandikwe mu gitabo cy'ubugingo kandi were none ibibazo afite n'ibigerageza afite ushyire iherezo umutabare kuko Imana ishobora byose mu izina rya Yesu amen haguruka ujyane n'Imana Imana igusubize kandi mujye mugira ubwenge Imana igibaho ubwenge umenye uko mujya mu mashyamba mugapfe kugenda uko mubonye gaho jyana n'Imana ntago duturisha mu mashyamba abantu batura kubwo umutima w'imbabazi n'uyamuhe ikibazo mfite kirakira rwose genda kandi wizere Yesu Imana irashoboye hanyuma Imana irabikoze kandi genda utuje utazongera kuza mu mashyamba bariya n'abatubuzi utazongera jyana n'Imana